Impamvu zitera kuribwa amabere. Abagore bose mu myaka yose kuva ageze mu bwangavu apfunduye amabere kugeza ageze mu zabukuru yaracuze bashobora kugira uburibwe bw'amabere. Uko uburibwe bungana, aho buherereye ndetse n'igihe bumara birahindagurika kenshi bitewe n'imiterere y'umubiri w'uyu mugore ndetse n'icyateye ubwo burwayi. Nubwo kuri bamwe kuribwa ibere bahita babihuza no kurwara kanseri y'ibere, nyamara mu bagore 70% bisuzumisha uburibwe bw'amabere usanga 15% gusa aribo bakeneye imiti. Ibi bivuze ko ubundi buba ari uburibwe busanzwe buza bukanijyana. Impinduka mu misemburo, imyaka, ingano y'amabere n'imyambarire ni bimwe mu bishobora gutera amabere kukurya, bityo muri iyi nkuru tukaba tugiye kuvuga ku mpamvu nyamukuru zitera kuribwa amabere. Reka dusobanukirwe impamvu zikunze kuba isoko yo kubabara amabere ku bari n'abategarugori. Impamvu ya mbere mu zikunze kuba isoko yo kubabara amabere ku bari n'abategarugori ni ububyimba mu ibere. Ubusanzwe ubu bubyimba mu ibere usanga abagore benshi babugira, kandi iyo ukozeho uba wumva ari ikintu kimeze nk'ibuye riri mu ibere. Ibi biterwa n'uko imiyoboro y'amashereka iba yariremye ku buryo iki kimeze nk'ibuye gishobora kuba gikomeye cyangwa cyorohereye. Umuntu ufite iki kibuye usanga ahanini kiyongera by'umwihariko mu gihe cy'imihango, kandi hari igihe kibabaza ariko si uburwayi bukenera umuti. Umuntu ufite iki kibuye usanga ahanini kigenda kigabanyuka iyo umugore ari mu gihe cyo konsa, kandi hari igihe kibabaza ariko si uburwayi bukenera umuti. Umuntu ufite iki kibuye mu gihe umugore ageze mu gihe cyo gucura usanga hagera igihe kikagenda burundu, ariko nubwo hari igihe kibabaza ariko si uburwayi bukenera umuti. Impamvu ya kabiri mu zikunze kuba isoko yo kubabara amabere ku bari n'abategarugori ni imiti. Imiti imwe n'imwe umugore aba ari gufata ishobora kugira uruhare mu gutuma amabere abyimba kandi akanababaza. Imiti ishobora gutera umugore kubyimba amabere no kumubabaza twavugamo ibinini byo kuboneza urubyaro ndetse n'imiti ihabwa ababuze urubyaro. Indi miti ishobora gutera umugore kubyimba amabere no kumubabaza twavugamo imiti ihabwa abari mu myaka yo gucura ndetse n'imiti izwi nka SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. Mu miti ishobora gutera umugore kubyimba amabere no kumubabaza twavugamo imiti ya depression, imiti ya methyldopa ndetse n'imiti ya spironolactone. Mu miti ishobora gutera umugore kubyimba amabere no kumubabaza, indi miti twavugamo ni imiti ya anadrol, imiti ya chlorpromazine ndetse n'imwe mu miti isohora amazi mu mubiri. Mushiki wacu, niba uri gufata imwe muri iyi miti ukaba uri kubabara amabere, bishobora kuba ariyo mpamvu, bityo bisobanurire muganga wawe agufashe niba nta kindi kibazo waba ufite. Impamvu ya gatandatu mu zikunze kuba isoko yo kubabara amabere ku bari n'abategarugori ni ukubagwa amabere. Ubusanzwe kubagwa amabere byo ntibitera amabere kubabara cyangwa kubyimba, ahubwo uko habazwe hagenda hakira ni nako ya nkovu ishobora gutuma wumva uri kuribwa ibere ryose. Impamvu ya kane mu zikunze kuba isoko yo kubabara amabere ku bari n'abategarugori ni indwara izwi nka costochondritis. Iyi ni imwe mu ndwara ziri mu bwoko bw'indwara z'imitsi ikunze kwibasira kandi igafata aho imbavu zihurira mu gatuza hagati. Nubwo iyi ndwara ntayo ihuriye n'amabere, ariko umugore uyirwaye
ububabare bwayo agira abwumvira mu ibere, akaba yakeka ko ari ibere rirwaye kandi ryari rizima nta kibazo rifite. Iyi ndwara kandi yibasira abagore by'umwihariko abageze mu zabukuru ndetse n'abantu bakunze kumara igihe kinini bahagaze bihese cyangwa kwicara nabi kuko nibyo bitera iyi ndwara. Impamvu ya gatanu mu zikunze kuba isoko yo kubabara amabere ku bari n'abategarugori ni impinduka mu mikorere y'imisemburo. Abagore bari mu myaka isatira gucura akenshi imyaka iri hejuru ya 40, kimwe n'abafata imiti y'imisemburo ihabwa bamaze gucura bagira amabere yirekamo amatembabuzi. Iyo miterere y'abari n'abategarugori by'umwihariko abamaze gukura niyo ituma amabere yabo abyimba kandi akaba ameze nk'atonekara mu gihe ukozeho. Impamvu ya gatandatu mu zikunze kuba isoko yo kubabara amabere ku bari n'abategarugori ni indwara ya mastitis. Mastitis ni ukurwara ibere bitewe na mikorobe. Akenshi biba ku bagore bonsa igihe umuyoboro w'amashereka wazibye, nuko hakaziramo mikorobe zihatera indwara. Ibimenyetso by'iyi ndwara ahanini birangwa no kugira umuriro, kugira umunaniro, kumva utonekara, kubyimba ndetse no gutukura ibere. Impamvu ya karindwi mu zikunze kuba isoko yo kubabara amabere ku bari n'abategarugori ni isutiye itagukwira. Mu buzima busanzwe hari abagore bambara isutiye zibahambiriye cyane bikabije, cyangwa se hakaba n'abambara izibarekuye cyane bigatuma ibere ritaba rishyigikiwe neza. Ibi nabyo bikunze kuvamo kuribwa amabere no gutonekara kenshi mu gihe isutiye itagufashe. Nimbi ku bagira amabere manini, naho iguhambiriye cyane nimbi kuri bose. Impamvu ya 8 mu zikunze kuba isoko yo kubabara amabere ku bari n'abategarugori ni kanseri y'amabere. Burya kanseri z'amabere zose ntago zibabaza, gusa iyo kanseri igendana no kubyimba nta kabuza no kuribwa bikurikiraho. Ubusanzwe hari ibimenyetso bya kanseri y'ibere bisaba guhita ujya kwa muganga mu gihe ukibibona, harimo kumva igiturugunyu cyangwa ububyimbe mu ibere butari ubusanzwe. Nuramuka ugize igiturugunyu kiza n'ikigenda nyuma y'imihango, uzahita wihutira kujya kwa muganga mu gihe ukibibona. Kugira ibintu bisohoka mu moko, byaba bisa n'amaraso, bisa nk'amazi cyangwa bisa nk'amashereka kandi utonsa, uzahita wihutira kujya kwa muganga mu gihe ukibibona. Kubabara ibere kandi nta mpamvu igaragara wabwiwe na muganga ishobora kubitera, uzahita wihutira kujya kwa muganga mu gihe ukibibona. Gutukura ibere, kuzanaho igisebe cyanabyara amashyira bijyana no kugira umuriro, uzahita wihutira kujya kwa muganga mu gihe ukibibona. Reka dusobanukirwe uburyo wahangana no kubabara amabere. Igihe cyose bumvise impinduka ku mabere ni byiza guhita ujya kwa muganga, ariko hari ibyo usabwa kuba wakwikorera mu kwirinda no kugabanya ububabare igihe bwaje. Ikintu cya mbere wakora ugahangana no kubabara amabere, ukwiye kujya wambara isutiye itaguhambiriye cyane, kandi igihe bishoboka cyose ukayikuramo, ntihagire iyo wambara. Gusa kuba agira amabere manini cyane niyo wayirarana nta kibazo, ariko itaguhambiriye. Ikintu cya kabiri wakora ugahangana no kubabara amabere ni ukugabanya sodiyumu mu byo urya hamwe na kafeyine mu byo kunywa ukoresha. Ikintu cya gatatu wakora ugahangana no kubabara amabere ni uguhozaho gukandisha amabere agatambaro gakonje cyane cyangwa gashyushye igihe uri kubabara. Ikintu cya kane wakora ugahangana no kubabara amabere ni ukugira ibiro bijyanye n'uko ureshya. Ikintu cya gatanu wakora ugahangana no kubabara amabere ni ukurya ifunguro ryiganjemo imbuto, imboga n'utubuto tunyuranye.
ikintu cya gatandatu wakora ugahangana no kubabara amabere ni ukurya ibiribwa bikungahaye kuri vitamine B6, vitamine B1 ndetse na vitamine E. ikintu cya karindwi wakora ugahangana no kubabara amabere ni ugufata imiti igabanya ububabare nka paracetamol na ibuprofen, ariko ntuyifate igihe kinini, ahubwo ukabikora uko wabitegetswe na muganga. ikintu cya 8 wakora ugahangana no kubabara amabere ni uguhozaho gukora imyitozo ngororamubiri ndetse n'imyitozo y'ibitekerezo nka yoga na meditation. ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara zibasira ubuzima, imiti ikoreshwa mu buvuzi ndetse n'ibiribwa, tukamenya intungamubiri umubiri wacu ukeneye. abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. niba utarabikora nyaboneka kandi subscribe kuko ni ubuntu, kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, bizajya bigufasha kubona ibiganiro bishya tubategurira. Dusanga no ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter. ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. ubaye wifuza kugira icyo tubaza, udusobanuza cyangwa kutwunganira ku ngingo ariyo yose, nyaboneka twandikire muri comments turagusubiza. mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ukore share, ubisangize n'abandi kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. iki cyari ikiganiro kwirinda biruta kwivuza. amahoro y'Imana bane namwe, tubifurije kuzirikana ko amagara ari ubukungu.